Yes, yitwa Uwase Muyango akaba yarabaye Miss Photogenic Rwanda 2019 mu irushanwa rya Miss Rwanda. Abantu benshi bagiye banyandika muri comment ngo uzatuzanire aba followers Miss Muyango afite kuri Instagram ndetse na TikTok ndiba koresha na YouTube uzatubwire. Gusa uyu munsi ndahageze kugira ngo mbibibwire bitewe nuko rero yabaye Miss Photogenic 2019 byamuhaye ububasha rero bwo kwigwizaho abasaga ibihumbi 575 ku rukuta rwa Instagram nibo bamukurikirana. Hanyuma hari YouTube channel afite yitwa Muyango and ikimenyi ikurikiranwa n'ibihumbi 37 n'abantu 900 ndetse hari n'iye bwite afite yitwa Uwase Muyango ikurikiranwa n'abantu ibihumbi 7,940 ndetse akaba akurikiranwa n'ibihumbi 85 ku rukuta rwa TikTok. Bamwita Uwase Muyango akaba ari n'umunyamakuru kuri Isibo TV, akaba ariho akora umwuga w'itangazamakuru gusa akajya yamamariza n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Yitwa Miss Photogenic Muyango. Ndizera ko abantu bari baransabye abo bafollowers babashe kuba basubizwa. Nta kundi rero tuzajya tubona n'umutundi dukuru usibye gukanda subscribe nurangiza ukandaho muri comment undi muhanzi wifuza ko nkuzanira cyangwa se ikindi cyamamare, ubundi tujye tubana buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista.